twabise mu Faransa ariko aho naturutse mu mwaka w'ikizero uyu munsi nishimiye gutanga. Amen. Rero uyu mwana turi kumwe ni umwana wa Mushenge yaturutse muri Australia ari yaje mu bukwe. Uyu nawe ni umukobwa wanje abandi baramuzi. Umugabo wanjye muravuga kwibagirwa senya wa master. Yesu ashimwe. Mazina ni Pastor Mudabandi. Yesu ayeze. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo muriteguye kwakira abashitsi bacu. Uyu munsi dufite aba diaspora. Bimeze neza rwose. Ushobora pasiteri hanyuma tugiye kubara tubakire. N'abandi biteguye baza bahagarara abandi abashitsi bacu. Tubakire hanyuma mwitegura n'indirimbo nziza twakira abashitsi. 1 2 3 Yakaze bene data ajwi maremare y'Imana ibahe imigisha hamwe natwe. Haleluya. 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 Amen. Tugiye kubwira ngo muraho. Ndio. Amen. Haleluya. 1 2 3 Mwaramutseho bene data n'Imana ibahe imigisha hamwe natwe. Amen. Haleluya. 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 Amen. Tugiye kongera tubare kuri Imana yacu basi niyo ndirimbo itiza twakira abashitsi kanya gatoya. 1 2 3 Haleluya. 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 Amen.
akakuwa hapo ndio ni uchunguzi mwingine. Leo na nyumbani hata nyumbani hapa sasa kwa wale waitangia ifo kila kelele ndio kamera leza kamera nagize umuriro wanabandi bambaye uniform nabo bakora kose imana ishoboza kagera hano naje uniforme kuzitanga ukazira muri abadari no murabikira ko nta tunage nyinshi n'abatatu habaye n'uwenda nawe bamubwira ko dufite ibya gateganya abadahari rero nabonye umwana w'Anyakuni hano adagifatire mama we n'umudamu w'umuvugizi ubu umugabo arahari abasigaye kwari muri nzo bimenya nyirabo shimira Imana y'umujuru ishimwe shimira Imana ko Imana yaragije hano agenda amahoro ukugenda nagiye ndasezeye ariko naravuze ngo ati ushimwe kubwira abantu navuga azoza asezeye ariko arantungura sinasezere ariko nzi ko ntazanye n'ibindi kanisa Imana ishimwe aho utagiye ufite ubwoba bwaho niyo mpamvu uzagaruka ufite ibyishimo byinshi ufite n'ifyeri ugenda se igitangaza no kutagaruka ukagarukangira mu bindi tubona umwanya nabyo birashoboka ariko nshimira Imana kuko Imana yanciriye inzira yanyemereye kugera hano uyu muhigo w'ikorari ukaba mushoboje Imana y'umujuru ishimwe ndashimye kandi mwese ndabaramukije bivuye ku ndi wari mutima ndabakunda kandi naje kurangura nabonye pasiteri ndishima kuko yajagarariye itorero ni ukuri hari ukuntu umuntu adategura aho utari biragoye abo usabye abakristo ngo baguhe ibyo baguhe bakaba bivanga mu bintu tubizi ariko ndavuga ati mu kivi nigereye hano zashika n'akantu biri hano kuko bizosa kose nari ngifite ubwoba bw'ibiko
hariya ariko naravuze ngo n'umunsi ngomba kuza hano singitangaza kuza ngagapira tungaruze karasa kwa mukesho utaruzi ko ntaraye ngasubizayo cyangwa ngasubirayo ariko navuze ngo nagera hano mu itorero ryacu shima Imana rero iyo mpano ni yanyu mukesho nawe naze gushime nabo twazanye